ngo nuko rero igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe ko yabanye natwe mu minsi yatambutse. Twaganiriye ku ijambo ry'Imana rivuga kuri mikorere ndetse n'imiterere y'Imana n'imikorere y'Imana muri kamere yayo mu butatu bwera. Rero Imana ifite uburyo igenda igaragara muri izo ngingo, mu mikorere, mu miterere y'Imana ndetse no mu mikorere yayo muri kamere yayo ndetse mu butatu bwera. Twabisobanukiweho rero turebeye hamwe mu kiganiro cy'ubushize. Twasanze Imana ari Imana imwe kandi ari Imana idahinduka. Dukomeje kureba ibyanditswe byera icyo bibivugaho ndetse tukareba n'icyigisho twaherutseho tuganira ubwashize cyatugaragarije neza Imana nyakuri, Imana iyo ariyo. Abibwira ko Imana hariho Imana eshatu, abo twabasobanuriye neza, tubabwira ko Imana atari eshatu ahubwo Imana ari imwe mu butatu, kandi ubwo butatu twarabusobanuye. Uzumva agikeneye kubusobanukirwa cyangwa se atarabusobanukiwe neza ajye yongera asubiza inyuma ikiganiro arebe asobanukirwe icyo ubutatu bwera busobanura ndetse n'imiterere n'imikorere y'Imana mu butatu bwera. Hari uburyo Imana ikora imirimo yayo ikagaragara. Uyu munsi tugarutse nanone tuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ko ku irembo rifunganye. Irembo rifunganye ni ijambo ryoroshye ariko nanone ritoroshye nk'uko uryumva, ahubwo ni ijambo rifite ubusobanuro bukomeye mu gihe wemeye kumva no kugendera mu ijambo ry'Imana. Reka n'ubundi nk'uko bisanzwe tubanze twiragiza Imana kugira ngo ize kubana natwe, Umwuka Wera arusheho kutuyobora muri ibi biganiro tuba tugiye kugirana. Uyu munsi nifuza ko njye nawe twajya tuganira nk'abari kumwe ariko kandi tugahugurana uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo ijambo ry'Imana ribe rigwiriye riri muri twe kandi rwose rihagije kugira ngo umuntu w'Imana atungane. Iri jambo ry'Imana ryanambwiye ngo ibyanditswe byera bigirira umumaro umuntu wo kumwigisha, uwo kumuhanira gukiranuka ndetse n'uwo kumwigisha kugira ngo umuntu w'Imana rwose abe atunganye afite ibimukwiriye byose. Imana rero idufashe kugira ngo uyu munsi nitujya twumva ijambo ryayo tujye dusobanukirwa kandi tunyurwe n'ijambo ry'Imana, kugira ngo mu rugendo dufite rwo muri iyi si, ahari birashoboka ko uramutse ugiye mu ntege nke udashobora kugera ku gisubizo kizima, ariko niwagira imbaraga zo gusenga, ukagira imbaraga zo mu ijambo ry'Imana, ugasobanukirwa neza ibyanditswe, nta kigusha kizabasha kukugira icyo kigutwara, nta giteye ubwoba kizabasha kugira icyo kigutwara, ahubwo uzahagarara ubone icyo ubwira umwanzi wawe kandi ubone icyo ubwira ibikurwanya cyangwa ibigutwaza igitugu. Imana rero idufashe kandi tugire neza. Data wa twese uri mu ijuru, urera urakiranuka, izina ryawe witwa Ndiho, ubera hose icyarimwe, imigambi yawe ni myiza kuri twe abantu waremye. Niyo mpamvu natwe uyu mwanya muri iki gitondo tuguhamagariye kugira ngo uzubane natwe. Tugiye kuvuga ibyawe, tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ntaba ari twe Uwiteka Imana, ntaba ari twebwe ubwacu turi abantu buntu, turabinyama n'amaraso, turi ubusa ndetse turi umukungugu, ntacyo twabasha kuvuga no kurenza ku byawe, ahubwo turaguhamagaye kugira ngo uze uhagararire ijambo ryawe, urishyigikire, ubashe kuryinjiza mu mitima y'abaryumva, barusheho kunezerwa no kurushaho kugusobanukirwa. Kandi ubwo uzaza uze gutwara itorero, kandi ubwo uzaza uje kudutwara, ubwo uzaba uje kwima ingoma, uzasange turi maso kandi uzasange dutunganye tuboneye, kugira ngo tubashe kugahagarara imbere yawe tutariho urubanza. Urakoze, bana natwe rero ushyigikire ijambo ryawe uyu munsi, kandi ibyiza byo mu ijambo ryawe bibashe gutaha mu mitima yacu. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Reka n'ubundi tudatinze dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko twari tubivuze mu kanya kashize. Nari mvuze ko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku irembo rifunganye. Irembo ifunganye rero ni ijambo riboneka mu butumwa bwiza ubwo bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 7. Turasoma duhereye ku murongo waho
wa 13 turasoreza ku murongo wa 23. Turaza gusoma aya magambo yose hanyuma turusheho kugenda tuyaganiraho kugira ngo turebe icyo dukwiriye gukora. Hari imirimo myinshi dufite yo kubwiriza ubutumwa bwiza, cyane cyane kubwiriza ubutumwa bwiza abari kure ndetse bari mu byaha, kuko hari abamaze kumenya ubutumwa bwiza bwo barabwirengagiza, ariko hari abatarabumenya bakeneye kubumenya no gusobanukirwa. Rero uyu munsi iyo tuvuze ngo mu irembo rifunganye, ahangaha twisangamo ndetse tugasangamo n'abatarakizwa. Kubera iki? Hari abatarakizwa kubera ko bakurikiye irembo rigari ariko batarasobanukirwa n'irembo rifunganye, imibereho yaryo cyangwa se icyiza n'ikibi kiri hagati y'irembo rifunganye n'irembo ridafunganye. Rero uyu munsi turarebera hamwe irembo rifunganye. Ahandi hantu wabisanga ni muri Luka mu gice cyaho cya 13 ku murongo wa 23 na 24. Ahangaha hose wahasanga ibijyanye n'irembo rifunganye. Reka turebe rero kuri umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 23. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho igice cyaho cya 7 ku murongo waho wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. 21 hakavuga ngo, umuntu wese umwira uti mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Imana yacu idufashe cyane. Amena. Aha dusomye amagambo akomeye. Aha twabonye ko uyu mutwe w'amagambo uravuga ngo ni irembo rifunganye. Nyamara muri iri rembo rifunganye dutangiye dusoma aya magambo akomeye cyane avuga ngo nimunyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini. Bivuze iki rero? Kunyura mu irembo rifunganye n'irembo rinini biragaragaza neza imibereho ubuzima bw'umuntu mu isi, cyangwa se imigendere y'umuntu mu isi. Iyo turi mu gihe cyo kugendera mu irembo rifunganye, ni cya gihe wigomwa bimwe mu byakakugiriye umumaro ukabireka kugira ngo wemerere Imana kukuyobora. Noneho iyo ubonye iyi nzira bavuga ngo irembo ari rigari kandi n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, hano bishatse kuvuga ko uyu muntu w'Imana wamaze kuyoboka Imana, iyo aramutse ashatse kugendera mu irembo rifunganye agenda neza kandi akagenda atunganiye Imana. Ariko iyo afashe umwanya we agatangira gushaka kugenda mu irembo rigari cyangwa se muri iyi nzira nini ijyana abantu mu kurimbuka, ni hahandi aba yatangiye gukora ibimunezeza kuruta kunezeza Imana, agatangira gushaka ibimunezeza kuruta ko yashaka ibinezeza Imana, bikamutera kunyura mu nzira cyangwa se mu irembo rigari. Irembo rigari nuvuga ngo nta gikumira, ntacyo atinya, akora ibyaha n'ibyangwa n'amaso y'Imana nkana. Reka n'ubundi ukomeze gusoma hano kuri 13 bavuga ngo nimunyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, ngo kandi abayinyuramo ni benshi. Ngo ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake.
iyo tukireba kuri aya magambo rero dusanga impamvu hano batubwiye ngo irembo, inzira ijyana abantu kurimbuka ni nini kandi abayinyuramo ni benshi, nuko abantu benshi badakunda ibibaruhije cyangwa badakunda kwigomwa ibyakababereye nk'inyungu ku bwa Kristo. Rero twebwe twamaze gutera indi ntambwe, twatangiye tureba urugendo rw'agakiza n'intambwe yo kwizera umuntu yabasha gutera kugira ngo yakire agakiza. Twabirebeye hamwe dusanga hari byinshi umuntu akeneye kugira ngo akizwe. Rero natwe iyo tubonye hari ibyo twigomwe, nuko twateye intambwe y'agakiza. Rero hari abandi bakeneye gutera intambwe y'agakiza ariko baracyari mu irembo rigari, baracyari mu binezeza, baracyari bifite ibibahugije, bibabereye nk'igihuge, bitari gutuma babasha guhweza ku maso ngo barebe. Ariko hano dufite noneho n'izindi ngero z'abantu bamaze kumenya Imana, bari mu gakiza ariko bari kwigisha ibijyanye n'irari ryabo, bari kuyobya ba bandi bakabajyana mu irembo rigari, bakabereka ibibanezeza ndetse bakababwira ibinyura imitima yabo, batababwiye ibinyura umutima w'Imana. Rero tukiri muri iri jambo nagira ngo twigire hamwe icyakorwa kugira ngo tunyure mu irembo rifunganye. Hano tugeze ku murongo waho wa 14 ngo ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo, iraruhije kandi abayinyuramo ni bakeya. Iyi rembo rifunganye twarigereranya n'iki? Turarigereranya n'umuntu wamaze gukizwa akazibukira neza, akareka ibyo yaretse, akareka ibyaha yihannye, agakurikira Imana kandi akumvira Imana ku manywa na nijoro, akemera kuyoborwa n'Imana, akemera kuba mu buyobozi bw'Imana. Bizamutera kubaho neza kandi bizamutera kunyura mu irembo rifunganye, bizatuma atitotombera icyo yiyemeje. Rero iyo tugiye gufata icyemezo cyo gakiza, nuko hari ibyo tuba twamaze, hari intambwe tuba duteye muri twebwe mu mitima yacu. Iyo tutangiye rero urwo rugendo bidusaba kurukomeza kandi tugomba kurugenderamo. Ikidukomeza ni iki rero? Nuko twibuka neza aho tugana, tukibuka neza umuyobozi wacu ari we Kristo muri urwo rugendo, ariko kandi tukazirikana neza uwamutumye cyangwa se Imana Data wa twese ariyo yonyine y'ibihe byose. Uyu munsi nifuje kugira ngo twongere dukarishye cyangwa twisuzumire mu gakiza, twirebere mu ndorerwamo y'agakiza, turebe uru rugendo turimo turagendamo, mbese turi kurunyuramo gute? Mbese turi kunyura mu irembo rifunganye cyangwa turi kunyura mu irembo rigari? Iri rembo rigari ni irihe? Ni ibinezeza n'ibishuko biri muri iyi si, ni ibinezeza n'ibishuko biri muri iyi si bituma twibohora, tugatangira kugenda uko dushatse, tugatangira kumva ko twihagije, tukumva ko twebwe ubwacu dushoboye, ariko nyamara iyo twemereye Imana ikatuyobora nibwo tuba turi mu buyobozi bw'Imana kandi nibwo tuba turi mu irembo rifunganye. Rero ngo iri rembo rigari ni irembo rigari kandi ngo ni inzira ijyana abantu kurimbuka. Rero ni hahandi usanga umuntu adashobora kwihangana, ugasanga yabonye ibya mugenzi we yifuza kubyiba, ugasanga yabonye afite irari ry'ubusambanyi riri muri we kuko yumva akunze gusambana, akumva nicyo kintu kimubereye cyiza, iyo akimitse kimubera nk'irembo rigari rimutwara mu kurimbuka. Ariko nyamara iyo wihannye ukareka ukumvira Imana, ukabona ukagendera mu mimerere mizima y'abantu bamenye Imana, bituma ugendera mu nzira cyangwa se muri iri rembo rifunganye. Ku murongo wa 15 avuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ariko imbere ari amasega aryana, muzabamenyera ku mbuto zabo. Ngo mbese hari usoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Imana irabaza uyu munsi, ijambo ry'Imana rirabaza uyu munsi. Turabwirwa ngo twirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho turi badusanga basa n'intama, ngo ariko nyamara imbere basa n'amasega aryana. Ngo mbese hari uwasoroma umuzabibu? Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Ni ukuvuga ngo rero hari ikibazo dufite gikomereye ubutumwa bwiza muri ino minsi.
hariho ingero nyinshi cyangwa se hari abashumba ndetse n'abavugabutumwa bamaze iminsi bari kuvuga ubutumwa, ariko nyamara ubutumwa bari kuvuga budaturutse ku Mana, bari kuvuga ubutumwa bujyanye n'amarangamutima, ubutumwa bujyanye n'irari ryabo. Hari aho nasomye muri Timoteyo wa 2 ndetse mu bice cyaho cya 4 mpasanga aho abantu ngo bazaba bakunda imiya, ngo bazaba batagishaka kumvira Imana, ngo ahubwo bazaba bashaka kumva ibinezeza imitima yabo n'amatwi yabo. Uyu munsi igihe dusohoyemo harimo abavugabutumwa batandukanye, ariko ngo mwirinde abavugabutumwa cyangwa se abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Uyu munsi niba ndi kuvuga ubutumwa niduhura nitugendana uzamenya neza kuko niba ndi kuvuga ubutumwa buva ku Mana, kuko imimerere yanjye n'imigendere yanjye izakugaragariza uwo ndiwe. Niyo mpamvu niwasuzuma ijambo ry'Imana umaze kureba ibyanditswe, namwe ngo tujye dusoma ibyanditswe, dufate umwanya tunonosore amagambo ari mu byanditswe byera. Ibi byanditswe byera byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigirira umumaro umuntu byo kumwigisha, umumaro wo kwigisha umuntu n'uwo kumutunganya, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye. Imana idufashe kandi tugire neza, ngo n'uwo kumuhanira gukiranuka. Imana idufashe muri uru rugendo. Hano dusomye ngo mwirinde abantu b'ibinyoma bazaho muri babasanga basa n'intama, ngo ariko imbere ari amasega aryana, abo muzabamenyera ku mbuto zabo. Urugero ruto kuri ibyo ngibyo ni igihe uzagenda ukagenda ubabaye urushye, ngo agusengere akwingingira Imana kubw'umuruho n'ibyo ufite bikuremerereye, n'ibyaha byawe byari bikuremerereye, ariko wahagera ukabona mu mimerere ye ntabwo akeneye gusenga asaba Imana kugufasha mu bibazo ufite, ahubwo akakubwira ngo kubw'ibyo byaha wowe urasabwa ikintu runaka cy'ingurane cyangwa se cy'igitambo cyangwa se cyabasha kuba ituro, ariko si cyo gikenewe kuruta ibindi, ahubwo igikenewe ni ukwihana ibyaha no kubireka. Igikenewe ni ukubabarirwa ibyaha bivuye mu maraso ya Kristo. Igikenewe ni ukwinginga Imana kugira ngo igufashe muri wa mwanya ukubereye mubi wari urimo. Rero nazana ibinyuranye n'ibyo agatangira kukwereka ko kugira ngo ubabarirwe hari icyo usabwa giturutse ku bushobozi bwawe, kimeze nk'igitambo cyangwa se ituro, azaba akubeshye, kuko uyu munsi wa none ntabwo tubabarirwa ibyaha kubw'ibitambo, ntabwo tubabarirwa ibyaha kubw'amaturo, ahubwo tubabarirwa ibyaha kubw'imbabazi za Kristo. Niyo mpamvu hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, kandi nyamara ari amasega aryana, uzabamenyera ku mbuto zabo. Irembo rifunganye rigoye abantu kurinyuramo, rigoye abamenye Imana kurinyuramo, ndetse rigoye n'abataramenya Imana kurinyuramo, kuko abataramenya Imana bo ahari twavuga ko ari uko batarasobanukirwa inzira y'agakiza. Ariko cyane cyane iri rembo rifunganye riravugwa ku bantu bamenye Imana, riravugwa ku bantu bamaze gusobanukirwa agakiza, bakwiriye kunyura mu irembo rifunganye, bakemera kwihanganira imibabaro cyangwa se ibyo bahurira nabyo mu rugendo rw'agakiza, kugira ngo babashe kugera ku musaraba neza, babashe gutsinda ibyaha, babashe gutsinda isi, umubiri na Satani. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Tugeze kuri uyu murongo n'ubundi hano mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ku gice cyaho cya 7 twari dusomye umurongo wa 13 n'uwa 14. Tugeze kuri 15 niho tubonye iby'ubuhanuzi cyangwa se ibyo kwirinda abahanuzi b'ibinyoma, ariko dukomeje gusoma tukagera ku murongo wa 17 ngo n'igiti cyiza tubonye ko nta wasoroma imbuto z'umuzabibu ku mugenge, kandi nta wasoroma umutini ku gitovu. Nuko rero ngo igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ngo ariko igiti kibi cyose kikera imbuto mbi, ngo kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. N'igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, igiti kibi ntikibasha kwera imbuto mbi nziza. Imana idufashe. Ngo igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza
kiracibwa kikajugunywa mu muriro, nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Aha turacyari kubwirwa ku kirero kuri ba bandi bazaza basa nk'intama nyamara imbere ari amasega aryana. Tuzabamenyera ku mbuto zabo, ngo kuko nta wasoroma umuzabibu ku mugenge kandi nta wasoroma umutini ku gitovu. Nuko abo bahanuzi b'ibinyoma nibaza bavuga ibiterekeye ubutumwa buva ku Mana, tuzabamenyera ku mbuto zabo, kuko nibavuga ibyiza, nibavuga ibiva ku Mana, bizatubatura mu bubata bw'ibyaha ndetse bizadukura mu bubata bwa Satani, tubashe gutsinda, tubashe kugera ku kigero cyiza cy'igihagararo cya Kristo. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Uyu munsi wa none iyo dusomye mu byanditswe byera tuhabona amagambo akomeye, tukabona ihumure rituruka ku Mana, ngo nuko rero igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Aba bahanuzi b'ibinyoma reka be kututwara mu irembo rirambuye cyangwa rinini, ahubwo twemere guca mu irembo rifunganye ari we Kristo twakurikiye, twemere kunyura mu mibabaro, twemere kubabazwa, twemere kurenganywa, twemere kutukwa, twemere gusuzugurwa, twemere kugawa ku bw'agakiza twamenye, kugira ngo tubashe gutsinda ndetse tubashe kugera ku munsi mwiza Imana iduteganyiriza. Ku giti cyiza ntihashobora kweraho imbuto mbi, kandi ku giti kibi ntabwo hashobora kweraho imbuto nziza. Rero abavugabutumwa bazima babasha gutanga ubutumwa buzima bubatura abantu, ariko abavugabutumwa bamaze kuyoba tuzabamenya, kuko uko byagenda kose bazavuga ibijyanye n'irari ryabo, kandi ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo muri icyo gihe. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Rero tugisoma ibyanditswe byera tugeze ku murongo wa 20, ngo nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. 21 akavuga ngo umuntu wese umbwira uti mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wa twese, cyangwa se keretse ukora ibyo data uwo mu ijuru ashaka. Ngo benshi kuri uwo munsi bazambaza bati mwami mwami, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Nuko nanjye ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nanjye nibwo nanjye nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe. Imana idufashe kandi tugire neza. Uyu munsi hari abantu benshi bibwira ko bari gukorera Imana, ariko nyamara bakayibangikanya n'iby'isi ndetse bakayibangikanya n'ibigirwamana. Uyu munsi nkakorera Imana, nkakora imirimo myiza, nkakora n'ibitangaza, nkanahanura, kuko Imana yahaye buri muntu umudendezo. Iyo tuyemereye gato irafungura ndetse imigisha yayo ikatugeraho, ariko iyo twongeye gutana ntabwo idukuraho, kuko iracyafite ku ntebe y'imbabazi. Ariko ngo kuri uwo munsi ngo benshi bazaza bavuga ngo mwami mwami, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ngo ariko Imana izaberurira ibabwira ngo sinigeze kubamenya. Impamvu ni iyihe rero? Nuko uyu munsi ninkorera Imana, nkakora neza, nkashimwa n'Imana ndetse nkashimwa n'abantu, umunsi w'ejo nkagira nkasubira inyuma, nkajya gukora ibyihishe, nkakorera ibyaha inyuma mu bwihisho, Imana kuko ireba bitandukanye n'abantu, izabona bya bindi nakoze, hanyuma izanyihorera ngo meze nkorera Imana, nkomeze mvuga ubutumwa, abakizwa bakizwe, nkomeze nature, nkomeze nkore buri mirimo yose yagenewe ivugabutumwa, ndetse nkore ibitangaza mu gihe yampaye umwanya wo kubikora, mu gihe yampaye impano yo kubikora, ndetse nzahanura kandi nzirukana n'abadayimoni. Ariko kuko nakoze ibyangwa n'amaso y'Imana kandi nkabikorera mu bwihisho, kuko Imana yitagihishwa izamenya ibyo nakoze ku munsi w'urubanza, izabishyira imbere yanjye uko bikurikirana, izambwira ngo sinigeze kukumenya. Niyo mpamvu uyu munsi wa none uyu munsi nifuzaga ko twemera kunyura mu irembo rifunganye, ngo kuko ari irembo rijyana abantu mu bugingo buhoraho. Ni irihe rero? Ni ukwihana tukareka ibyaha, hanyuma tukemerera Imana ikatuyobora ku manywa na nijoro, hanyuma tukavuga ubutumwa dutinya Imana. Ejo bundi twahoze tuganira turi kureba imikorere y'Imana,
turi kureba isano umuntu afitanye n'Imana. Twabonye ko isano umuntu afitanye n'Imana ni ubwiza cyangwa se iby'Imana yashyize mu muntu ngo abigenderemo. Harimo kugira intekerezo nzima, kugira imikorere mizima, gutekereza ku cyo ugiye gukora. Iyo ni isano ikomeye ufitanye n'Imana. Kureba no gushishoza no gusobanukirwa n'ubushobozi bwo kwihitiramo icyo ukwiriye gukora. Iyo niyo sano umuntu afitanye n'Imana. Niko gusa n'Imana kuri mu muntu. Imana idufashe kandi tugirire neza. Tukiri muri ibi byanditswe byera, turacyari kuganira. Twabonye neza ko irembo rifunganye ari inzira nziza ijyana abantu mu bugingo buhoraho. Tubona ko inzira nini kandi ngari ihari ari irembo rinini rijyana abantu mu kurimbuka kandi rijyana abantu mu gukora ibitanezeza Imana. Tumaze iminsi twiga cyangwa se tureba kugira ngo dusobanukirwe Imana. Twageze nubwo turebera hamwe, tureba Imana mu butatu. Kuko kugira ngo dusobanukirwe Imana nuko tuyigaho, tukayimenya, tugakorera Imana tuyizi kandi tuyubaha. Uyu munsi wa none ntabwo ukorera umuntu, ahubwo ukorera Imana. Nta nubwo uramenya imirimo y'Imana, ariko niwamenya imirimo y'Imana ukamara kuyisobanukirwa, ndakwifuriza kugenderamo utunganye kugira ngo ejo hazaza hawe hazabe heza, kandi ubwo Imana izabije gutwara itorero izakubone nk'umunyamumaro, kandi imirimo yawe yose uzaba warakoze itazapfa ubusa. Uyu munsi wa none Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Turacyari mu ijambo ry'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana muri Matayo mu gice cyaho cya 7 ku murongo waho wa 13 kugera ku murongo wa 23. Tuhabonye amagambo ari mu byiciro bitatu bitandukanye. Tuhabonye amagambo avuga ku nzira cyangwa se ku irembo rifunganye n'irigari. Hanyuma tubona amagambo avuga ku bahanuzi b'ibinyoma ndetse n'iherezo ryabo, ndetse tubonye n'amagambo avuga ku iherezo rya buri muntu wese mu rubanza imbere y'Imana. Aha ngaha ni hehe rero? Kuva ku gice cya 13 kuva ku gice cya 7 mu gice cya 7 ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 15 haravuga ku bijyanye n'irembo rigari n'irembo rifunganye ndetse n'umumaro wa buri rembo. Hano twagera ku 15 ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 20 hakatubwira ku bahanuzi b'ibinyoma ndetse n'iherezo ryabo. Abahanuzi b'ibinyoma n'iherezo ryabo bazaza bakora imirimo yabo, ariko bari guhanura mu kinyoma, bari gukora mu bitagira umumaro, bari kuvugira hejuru y'ibinyoma, bari kuvugira hejuru y'ibyaha. Ngo umumaro wabo rero ni uwuhe? Nuko umuhanuzi wese w'ikinyoma naza azakubwira ubutumwa ndetse buzasohora, ariko nyamara ibyo yavuze, nyuma y'ibyo yavuze wazaba ari mu rubanza. Hano hatubwiye ngo umuntu wese cyangwa se igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Umuhanuzi wese rero uvuga ubutumwa ariko ntiyera imbuto nziza, ntakiranuke mu byo akora, ntabwo ari umuhanuzi w'ukuri. Uwo ngo ni umuhanuzi w'ibinyoma. Azaza akubwire ibintu yikururire irari rye, akubwire ibijyanye n'irari rye. Uwo ngo igihe nikigera azacibwa ndetse ajugunywe mu muriro, azahanwa n'Imana ndetse ibihano by'Imana bizamugeraho. Imana idufashe kandi tugire neza. Nuko rero tukomeje twagera muri iki gice cyaho ku murongo wa 21 umurongo wa 21 kugera ku murongo wa 23 haratwereka noneho mu rubanza imbere y'Imana buri muntu n'umurimo yakoze. Wa muhanuzi w'ibinyoma wabayeho azagaragara neza ubwo azaba ageze imbere y'Imana, ubwo Imana izaba iri kumubwira ngo sinigeze kukumenya. Hano hatubwiye ngo umuntu wese umbwira uti mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ngiye ukubwiriza uyu munsi si uko nteganya ko si uko ari ngiye uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, ahubwo imirimo nakoze n'uburyo natanzemo bya bindi nagabuye n'uburyo nitwaye imbere y'Imana nibyo bizanyinjiza hariya mu bwami bw'Imana. Imana idufashe kandi tugire neza. Nawe uyu munsi nubona abavuga ubutumwa, wa muntu ubona ngo arakijijwe, wa muntu ubona wose uzinjira mu bwami bw'Imana, ahubwo imyitwarire ye mu gukizwa kwe, uko yitwaye mu gakiza n'imirimo yakoze nibyo bizatuma abo uwo ari we imbere y'Imana, nijye kizatuma ahembwa imbere y'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi ndakwifuzaho kugira ngo ukiranukire Imana kandi kugira ngo ukorere Imana uyitinya unayubaha, kuko Imana ntabwo ibangikanwa n'ibigirwamana. Twigeze dusoma ijambo ry'Imana aho twabonye ko
ngo abantu Imana yabaretse ngo bahitemo gukurikiza ibyo imitima yabo irarikira, ngo kugira ngo bakore iby'imitima yabo irarikira bonona n'imibiri yabo. Imana idufashe kandi tugire neza, kugira ngo Imana itazagera ubwo itureka ngo iturekere kwiyangiriza no kuba mu mimerere ya gipagani. Nyamara kandi twarabaye abakorera Imana, twarabaye abavugira Imana, twarabaye abahanuzi, twarabaye abavuga butumwa, twarabaye abakora ibitangaza. Ko Imana hari igihe itanga impano, ikaguha impano yo gukora ibitangaza. Icyo ntabwo ari ikintu gikomeye. Kuba yaguha impano yo gukiza indwara ntabwo ari ikintu gikomeye, kuko impano zirahari kandi Imana yazitanze, kandi zitanga mu buryo butandukanye. Ariko wowe ukoresha iyi mpano, wowe uri mu gakiza, wowe wamaze kumenya Imana, mbese uri gukoresha impano Imana yaguhaye gute? Mbese uri kuvuga ubutumwa gute? Mbese wowe uri kugenda ute uyu munsi wa none? Ijambo rirambwira ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ngo nibwo nanjye nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Uyu munsi ndakwifuriza kugira ngo Imana wakoreye utazagera igihe cy'ubwo ugeze imbere yayo ikakwihakana ku munsi wa nyuma, ikavuga ngo ntiyigeze kukumenya. Nyamara wowe wari uzi neza, ndetse warakoraga imirimo n'ibitangaza, abantu bakajya bakoma mu mashyi kubera ko icyubahiro wakigwirijeho, utazamuye icyubahiro cy'Imana. Ntabwo utubaha Imana, utaramenye Imana ngo uyubahe, ntiwanayihesha icyubahiro muri rubanda. Ariko niwakorera Imana uyubaha, ugakorera Imana uyikunda, muri rubanda hazagaragara icyubahiro cy'Imana aho kugaragara icyubahiro cyawe. Muri rubanda mu bakristo hazagaragara icyubahiro cy'Imana aho kugaragara icyubahiro cyawe. Munsi wa none ndifuza ko niba twaramenye Imana, niba turi gukorera Imana by'ukuri, tugaragaza abo turi bo muri Kristo Yesu, tugaragaza imirimo ikiranutse, tugaragaza inzira ifunganye, twebwe dutandukane n'abandi. Utubona abone turi mu nzira ifunganye, kuko twigomwe iby'isi, kuko twigomwe indamu, kuko twigomwe inyungu nyinshi, kuko twigomwe ibitagira umumaro, tukagaragara mu maso ya rubanda n'ay'Imana ko dutunganye kandi dutunganira Imana. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Tukiri mu byanditswe byera, hano twabonye neza ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, baza aho muri babasanga basa n'intama, ngo nyamara imbere basa n'amasega aryana, bizabamenyera ku mbuto zabo. Munsi wa none rero, niba dusomye ibyanditswe, ntabwo ibyanditswe bifite ikindi kintu bitumarira, ngo ahubwo bitugirira umumaro wo kutwigisha no kudutunganya no kuduhanira gukiranukira Imana. Imana yacu idufashe cyane, ngo kugira ngo umuntu w'Imana aba atunganye rwose, ngo kandi afite ibimukwiriye byose. Ibikwiriye umuntu w'Imana ni ibihe rero? Ni imyitwarire mizima n'agakiza kazima byo muri Kristo Yesu. Aho nzakureba nkakumenyera ku mbuto zawe, utariyitaka, utarivuga ibigwi, nkamenya ko ukijijwe kandi utunganira Imana. Nkubonye ugenda nkareba ibyo ukora, nkareba ibyo uvuga, nkareba uko wambaye, nkareba buri mimerere yose urimo izagaragaza ko ukorera Imana. Batarabivuga, wowe utarabivuga, Imana izagushyiriraho intahe kandi izagutangira ubuhamya. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Ahari tutazatungurwa tukicuza mu minsi ya nyuma, tukibaza icyo twaruhiye mu minsi yacu ya mbere, tukibaza impamvu tutanyuze mu nzira ngari ngo twemere kurya ku byaterekerejwe, twemere kuvuga ibinyoma, twemere kuraguza, twemere kugira ngo ibyo byose tukabirenza amaso ku bwa Kristo. Twamara kubirenza amaso, igihe cyagera tugasanga twakoreye ubusa, nyamara tugasanga twaruhiye ubusa, tugasanga nta nyungu twabonye. Munsi ndakwifuriza kugira ngo rero bigende bite, ugendere mu gakiza kandi ugende utunganye, utunganira Imana, kugira ngo ubwo Imana izakubona izagutangira ubuhamya, ivuge muri rubanda, ivuge ngo dore umuntu wanjye nishimira, nk'uko yahamirije ba Dawidi, nk'uko yahamirije Yobu, ikavuga ngo mfite umuntu unyubaha. Maze icyo gihe cyacu kizatubere cyiza, kizabica umunezero, kandi tuzanezerererwa Imana mu gakiza izaba yaraduhaye. Hari abibwira ko iminsi ya none ari ya yindi ya kera. Oya, uyu munsi wa none urasabwa gutungana, kuko ntawuzi umunsi n'isaha.
ahari Kristo yagarukira ijoro, ahari Kristo yaza ejo. Ariko nyamara icyo usabwa ni iki? Ni ukwiboneza uko bukeye n'uko bwije. Umugeni iyo azakora ubukwe ejo arara adasinziriye, arara ategura uburyo bwo kuzarimba kugira ngo umunsi w'ejo w'ubukwe azaba agaragara neza, agategura indabo, agategura imyambaro, bagatera ipasi, bakategura inkweto. Rero uyu munsi wa none, uyu munsi icyo nkwifuzaho ni ugutegura urugendo rwawe rw'agakiza, ni ugutegura iminsi yawe yose, hanyuma aho wagarutse ukagwa mu bitagira umumaro, kuko tukiri mu isi, ukiyunga n'Imana bicitwa uyu munsi, ukitunganya kugira ngo urare utunganye, wirirwe utunganye, kugira ngo ubwo Kristo yamanuka azasanga uri maso. Mana yacu dufashe kandi tugire neza. Mu gitabo cye ubutumwa bw'Yesu bwanditswe na Matayo muri iki gice cya 7 ku murongo wa 13 kugera kuri 23 harimo imbumbe y'ibintu bitatu bitandukanye. Harimo icyo gusobanukirwa inzira cyangwa se inzira ifunganye kugira ngo winjire mu gakiza. Hari icyo bigusaba, ni ukwemera kuyoborwa na Kristo, kandi ngiraruhije iyo nzira, kuko koko iraruhije. Niba nari umusinzi, narimenyereye kwinywera inzoga kugira ngo nkurikire Kristo, nuko ndeka ubusinzi bwanjye. Niba nari umusambanyi kugira ngo nkurikire Kristo, nuko ndeka ubusambanyi bwanjye. Niba nari umujura kugira ngo nkurikire Kristo, nuko ndeka ubujura bwanjye. Rero ni inzira iruhije, ni ukwigwa mu icyo wakundaga, kuko buriya ntiwajya mu kintu utagikunda. Iyo ugiye mu bujura burya uba ubukunda, nubwo wavuga ngo butewe n'imibereho mibi, ariko utabukunda ntiwabukora. Rero niyo mpamvu kugira ngo ubureke ukurikire Kristo, ni inzira iruhije kandi ni inzira igoye cyane. Rero nyemerera wigwa mu ibyo wari ufite nk'inyungu yawe ku bwa Kristo, bikubere nk'igihombo, hanyuma butunga ubutunzi budafatika ndetse butagira akagero bwo gutunga Kristo. Mana dufashe kandi tugire neza cyane. Hano dusomye muri ibi byanditswe byera, tubonye ko hari abazaza batubwira ubutumwa bwiza, ariko bakatubwira badusaba ibihembo, ndetse abandi bakatubwira badusaba inyungu, ndetse abandi bakatubwira ko kubwo kugira ngo ukizwe neza ukwiye gufata akayoga gakeya kugira ngo ubashe kugira ibi n'ibi. Ariko bazaba bagushuka. Uwamaze gukizwa ntagasubire mu bitagira umumaro, uwamaze kumenya Imana ntagasubire mu bitagira umumaro, kuko iyo wakijijwe, wamaze gukizwa neza ugasubira mu bitagira umumaro, niho hahandi Imana izakubona ngo ukayibwira ngo naragukoreye, ikakubwira ngo sinakumenye, ikakubwira ngo nabanye nawe, ikakubwira ngo sinakumenye, ikakubwira ngo narahanuraga, ikakubwira ngo sinakumenye. Imana ikaguhamiriza ikubwira ngo sinakumenye, kuko wasubiye inyuma ugasubira mu bitagira umumaro. Ihanire kureka kandi utunganira Imana iminsi yose. Muri ibyo yavuze ngo tunganira Imana ubudasiba, ujye uhora uyisenga kandi uyumvire, ntusibe na rimwe kuyikorera. Imana yacu idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Reka n'ubundi dusome muri Petero wa mbere mu gice cyaho cya 2, urwandiko rwa mbere Petero yandikiye, Paulo yandikiye Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cyaho cya 2 ku murongo waho 9 kugera ku 12. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Aha naho turahasanga ibyafasha umuntu muri iyi nzira ifunganye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Urwandiko rwa Petero rwa mbere, urwandiko rwanditswe na Petero mu gice cyaho cya mbere, mu gice cyaho cya 2 turasoma n'umurongo w'9. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera. Ku murongo wa 9 hakavuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami bw'ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'yabahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabageza mu mucyo w'itangaza. 10 hakavuga ngo kera ntimwari ubwoko, none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe, ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwose, ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi,
nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Imana yacu idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Ahangaha n'ubundi tugikomeje ibyanditswe byera, ahangaha mu ijambo ry'Imana, mu butumwa bwiza, mu ijambo ry'Imana mu rwandiko rwanditswe na Petero mu gice cyaho cya kabiri, urwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya kabiri ku murongo waho w'9 haravuze ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami bw'ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Ngo kera ntimwari ubwoko, ngo ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ngo ariko none mwarababariwe. Ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tukiri kuganira kuri iri jambo rivuga ku irembo rifunganye, ndetse tukaba tugeze mu byanditswe byera uko bivugwa hano mu rwandiko rwanditswe na Petero, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ku gice cya kabiri ku murongo waho w'9 hatubwiye neza ngo twebweho turi ubwoko bwatoranijwe, abo twatoranijwe kugira ngo duhinduke ubwoko bw'Imana. Imana idufashe cyane. Ngo noneho rero bigende bite? Ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Iri rari ryacu ry'umubiri, ibyo turarikira mu mubiri bidutera kurwanya ubugingo. Ngo ariko noneho ubwo bimeze bityo, ngo tuzahura n'abadusebya, bazajya bavuga ngo tumeze nk'aho dukora nabi. Ngo ariko nibabona imirimo yacu myiza, ngo izabatera guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Imana idufashe kandi tugire neza. Umunsi wo kugendererwamo ni uwuhe rero? Ni uyu munsi ubwo Imana iri kuvugana natwe, ni uyu munsi ubwo Imana iri kudutumaho ku manywa na nijoro. Niwo munsi dukwiye kwihaniramo, niwo munsi dukwiye gutunganamo. Ntabwo ari ejo, nta nubwo ari ejo bundi, ahubwo ni uyu munsi. Bicitwa uyu munsi dukwiye gutungana kugira ngo imirimo yacu myiza, n'aho abantu baba badusebya bakabona tudakorera Imana, ngo ariko nidukora imirimo yacu myiza bizabatera guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Ngo kugira ngo ingeso nziza, ibyo kugira ingeso nziza mu bapagani. Rero tugeze ku murongo w'9 ho hatubwiye neza, hanyuma haratubwira ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami n'ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse. Uyu munsi nge nawe turi abatoranijwe, turi abantu bera, turi ishyanga ryera Imana yatoranije kugira ngo tube abahamya b'ubwami bw'Imana. Imana idufashe kandi tugire neza. Twebwe abamaze kumenya Imana, turi ubwoko bwatoranijwe, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yaronse, turi abo Imana yakuye mu byaha. Hano hejuru hatubwiye ngo kera, ubwo twari turi mu byaha, ngo twari tukiri mu mwijima, ngo turi abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ry'abahamagaye, twamamaze ishimwe ry'Imana yaduhamagaye, tuvuga ubutumwa bw'Imana yaduhamagaye. Ngubwo kera twari mu mwijima, ngikabakura mu mwijima, ngikabageza mu mucyo w'itangaza. Yadukuye mu bitagira umumaro, idukura mu bigirwamana, idukura mu byaha, idukura mu mibabaro, idukura mu maganya, idushyira mu mucyo w'itangaza, mu butumwa bwiza, mu ijambo ryiza rizatuyobora kugera ku mperuka, cyangwa se kugera ku munsi wo kugendererwamo. Uyu munsi niwo munsi wo kugendererwamo nge nawe. Uyu munsi niwo Imana yagusuramo, ikakwereka inzira yo kugenderamo, ikakwereka inzira ifunganye, ikakuyobora ku manywa na nijoro. Imana idufashe kandi tugere neza cyane. Ikatugeza mu mucyo w'itangaza. Ngo kera ntitwari ubwoko, ariko ngo kera ntitwari ubwoko, ngo none
turi ubwoko. ngo kandi kera havugwa ni igihe Imana cyangwa se umuntu w'Imana yari amaze kugomera Imana, hagati y'umuntu n'Imana hakazamo ikibazo, ubwo Imana itari ikinezererwa imikorere y'umuntu. ngo ntabwo twari ubwoko icyo gihe, twari twarahindutse abo gucirwaho iteka, twakurwagaho ibyaha n'ibitambo, tuvunitse turushye. ariko kubera impamvu y'ubwo Kristo yaje akadupfira, akitanga ku musaraba, amaraso ye akamenerwa ku musaraba kugira ngo tubabarirwe. uyu munsi twahindutse ubwoko, ngo ndetse twahindutse abo kubabarirwa, ngo kuko kera ntitwari twakababarirwe, ngo ariko uyu munsi twarababariwe, none ngo twahindutse ishyanga ryera. ngo nicyo gituma dukwiriye kugira gute rero? dukwiriye kwirinda irari ry'umubiri ryo mu buryo bwinshi. irari ry'umubiri ryo mu buryo bwinshi. harimo irari ry'amaso, harimo irari ry'intekerezo, harimo irari ry'iby'isi. ibyo byose ni irari ryo mu buryo bw'umubiri ry'uburyo bwinshi. ngo nuko ngo kuko rijyana cyangwa rimunga ubugingo, ngo kuko rirwanya ubugingo. irari ry'umubiri ryo mu buryo bwinshi rirwanya ubugingo. ngo nuko turyirinde, ngo kugira ngo nubwo badusebya abakora nabi, nubwo abakora nabi badusebya, cyangwa se nubwo badusebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yacu myiza bizabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. birashoboka ko rero muri iyo minsi bazabona bakatangira kuturebera mu ndorerwamo itariyo, bakabona wenda wambaye nabi kandi uri kuvuga ubutumwa, bagatangira kuvuga bati ubundi uriyakorera nde, bakabona rwose kuko ntabwo uzaho uri mu munezero, bakabona wahuye n'ubukene kandi uri gukorera Imana kubwo kwihangana, ukagenda mu nzira ifunganye, ukirinda kujya kwiba, ukirinda kwandavura, ukirinda kwiyandurisha iby'isi, ukirinda kujya mu busambanyi kugira ngo ubone indamu. kuko wabyirinze wenda bikakugeza ku bukene, ariko ugakorera Imana ukavuga ubutumwa, bazavuga ngo uriya ubundi akorera nde, ngo batangire kukuvuga nabi. ngo ariko nibongera bagasubira inyuma, bakabona imirimo myiza ukora, bakabona imigendere yawe myiza, ngo bizabatera guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. ubwo Imana izaba ibasuye ikabakora ku maso, bazahindurirwa amateka, batangire guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo kwabo. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. tugiye kugera ku musozo. twabonye byinshi, twabonye ijambo ry'Imana mu bika bitatu. igika cya mbere ni inzira ifunganye n'inzira ngari, igika cya kabiri ni abahanuzi b'ibinyoma n'iherezo ryabo, ndetse igika cya gatatu ni uko Imana izatubona ubwo izaba ije kureba umusaruro w'abantu wabwiye ubutumwa, umusaruro w'abantu wabwirije, ubwo Imana izaba ije gusarura, ubwo izaba ije kureba umurimo wakoze, nibwo tuzabona ingororano. ni igika cya gatatu rero kitugaragariza imimerere yacu imbere y'Imana, ubwo izaba Imana iri kutureba ikavuga ngo wakoze neza kandi ibyo wakoze byatanze umusaruro, jya mu ruhande rwiza. hanyuma yakugeraho igasanga waravuze ubutumwa, igasanga warakoze ibitangaza, igasanga warahanuraga, ngo ariko yareba imirimo yawe yose igasanga ntabwo yabaye mizima, igasanga kamere zawe zari mbi, igahitamo kukubwira ko utari kuza. ndakwifuriza rero uyu munsi kuzabonwa n'Imana cyangwa kuzahagarara imbere y'Imana udafite urubanza, kugira ngo Imana izanezezwe n'imirimo yawe, ikubwira iti urimo nishimira uyu munsi wa none. nicyo nkwifuriza. tugiye gusoza. nyamara kandi tumaze kubona neza ko turi ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ikadukura mu mwijima ikadushyira mu mucyo w'itangaza, kugira ngo tubashe gukora cyangwa se tubashe gukora imirimo y'Imana. ngo kera ntitwari ubwoko, ariko twahindutse ubwoko ku bwa Kristo ndetse no kubwo gukorera Imana. ngo kera ntitwari abo kubabarirwa cyangwa ntitwari bwababarirwe, ngo ariko ubu twarababariwe. ngo nicyo gituma dukwiriye kwirinda irari ry'ubwoko bwose cyangwa irari ry'umubiri ry'uburyo bwose, ngo kuko ari umwanzi w'ubugingo cyangwa se kuko rirwanya ubugingo. ngo hanyuma tugahinduka abakorera Imana. ngo ndetse n'aho badusebya, ngo ariko nibabona imirimo yacu myiza izabatera gukunda Imana no kuyikorera. turasoje mwene data, nagira ngo ushikame ku masezerano ndetse ushikame ku gakiza wamenye,
ubashe guhagarara mu nzira yawe ifunganye, we kurarikira iby'isi ngo ujye mu nzira ngari, we gutwarwa amaso ngo uraranganye amaso ushakisha ibitagira umumaro, mujye mu nzira ngari, kuko inzira ngari ngo niyijyana abantu kurimbuka, nyamara inzira ifunganye ngo niyijyana abantu ku bugingo buhoraho, ngo kandi ni inzira iruhije, ngo ariko abayinyuramo kandi ni na bake, ngo banyura mu nzira ifunganye ni benshi. Mbese wowe uri kunyura muri iyi nzira kuri uyu munsi? Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Nsoza muri iri jambo nagira ngo nk'abantu tumaze iminsi tuganira ku byanditswe byera, banza wige kandi usobanukirwe kubana n'Imana. Numara gusobanukirwa kubana n'Imana, uhitemo ufata icyemezo cyo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mu gihe rero wamaze kumwakira, fata icyo wamenye kandi ugikomeze kugera ku mperuka. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane, ngo kugira ngo naho bagusebya, umunsi wo bazaba bamaze kugendererwa n'Imana, bamaze gusurwa n'Imana, ngo bazabone imirimo yawe myiza, bibatere guhimbaza Imana bavuga ngo Imana ishimwe kuko mwene data yamugiriye neza kandi ikaba yaramuhaye agakiza. Mbese uyu munsi agakiza ufite uri kukarindisha iki? Mbese uri kukarindisha amasezerano y'Imana, cyangwa se ufite ibyo uhugiyemo bigutwaye mu nzira iyo kwirara no kwirarira? Mbese ufite intego nyabaki? ufite yihe misiyo muri iyi si? Mbese umaze kubwira abantu ubutumwa bangana iki? Mbese abakijijwe kubw'imirimo yawe, badakijijwe kubw'ibyo ubabwira gusa, bagakizwa no kubw'ingeso zawe nziza, ni abantu bangana iki? Mbese ufite umugabane wuhe? Ko ijambo ritubwira ngo buri muntu azahemberwa imirimo yakoze, kandi imirimo myiza yose dukwiye kugenderamo ituruka mu gakiza n'ijambo ry'Imana. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Turasoza, ndakwifuriza kugira ngo Imana ikubone nk'uw'umumaro kuri uyu munsi, kugira ngo ku munsi Imana izakubona itazavuga ngo sinigeze kukumenya. Ijambo ryatubwiye ngo kuri uwo munsi benshi bazaza bavuga ngo mwami mwami, ngo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ngo nyamara abakora ibyo byose, abavuga ngo mwami mwami si bo bazinjira mu bwo bwami, ngo ahubwo keretse abakora ibyo data ashaka, keretse abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Mbese uyu munsi uri gukora ibyo Imana ishaka cyangwa uri gukora ibyo abantu bashaka? Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Turashoje. Mbese uri kuba muri abo bahanuzi b'ibinyoma cyangwa uri umuhanuzi w'ukuri? Ijambo ryambwiye ngo igiti cyiza ntigikwiriye kwera imbuto mbi. Niba waramenye Imana, ukaba uri umuntu mwiza, ukaba uri umuvugabutumwa muzima, ntukwiriye kwera imbuto mbi. Ukwiriye no kugira imyitwarire myiza. Iyo bari muri Kristo Yesu, ukwiriye kurangwa na kamere nziza, ukagaragara nk'umuntu wamenye Imana koko. Ngo igiti cyiza ntigikwiriye kwera imbuto mbi, ngo ntabwo wasoroma umuzabibu ku mugenge, ngo kandi ntiwasoroma umutini ku gitovu. Ahubwo niba uri kugaragara nk'umuzabibu, gerageza bagusoromeho umuzabibu, kuko ntibasoroma umuzabibu ku mugenge, nta n'uwasoroma umutini ku gitovu. Ngo kuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, n'igiti kibi kikera imbuto mbi. Ngo nyamara igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, ngo nyamara igiti kibi cyiza kikera imbuto mbi. Icyo giti cyiza cyera imbuto mbi ntabwo bibaho. Ngo ariko igiti cyose cyera imbuto mbi kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Niyo mpamvu niba uri igiti cyiza, niba uri umuvugabutumwa mwiza, niba uri umupasitoro mwiza, niba uri apotre mwiza, niba uri misiyoneri mwiza, uwo waba uri we wese, ayo matitire yose ntabwo aricyo avuze, ahubwo icyo bivuze ni imyitwarire yawe muri Kristo Yesu wamenye, ndetse no mu gakiza wamamaza. Twebwe turi abari kwamamaza ubutumwa bwiza bw'agakiza, nyamara dukwiriye gusa n'agakiza tuvuga ku manywa n'ijoro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kera ntitwari abo kuvugwa, ndetse ntitwari ubwoko, ariko twahindutse ubwoko ku bwa Kristo. Rero niba twaramaze kumenya, tugasobanukirwa, tukamenya ko Kristo agira neza, ntidukwiriye gusubira inyuma mu bitagira umumaro, kugira ngo Imana ahari ibwiza bije gutwara itorero itazatubona nk'abapfushije igihe cyacu ubusa, nk'abataye umwanya wacu mu busa. Ahubwo nituboneka tuzagaragare dufite iminyago, dufite imirimo, dufite abaduherekeje, dufite abafite ubuhamya baduhamiriza bavuga ngo yewe nakijijwe kuko nabonye ubutumwa, cyangwa se nabonye ubuhamya bwa mwene data bw'uko yitwaye mu kibazo, bw'uko yari ahagaze mu gakiza ashikamye kandi akunda Imana, ndetse agakunda n'umurimo wayo. Imana
idufashe kandi tugire neza cyane. Turasoje tugiye gusenga Imana. Nagira ngo nifuze nkwifurize kuzasangira nawe iby'umunezero mu gihe cy'agakiza, kandi nkwifurize kuzabana nawe ku munsi wa munsi twahishiwe, rwa ruhisho twahishiwe, ubwo Imana izaba igiye gutanga ingororano ku bakoze neza, kuko ijambo ryambwiye ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka ngo abo bazaka nk'inyenyeri, kandi bazahabwa amakamba y'ibyo bakoze, bayahabwe nk'inyenyeri. Imana rero idufashe ayo makamba. Ni mwifuriza kuzambikwa ikamba, wowe mushumba, wowe muvugabutumwa, wowe muririmbyi, wowe mupasiteri, wowe mu apotre, wowe mu revera, wowe ufite titire runaka. Ntabwo iyo titire ari igufitiye umumaro, ahubwo ufitiye umumaro n'agakiza, kandi ako gakiza kagaragarira mu mirimo yawe myiza. Nk'uko twabonye neza ko imirimo y'Imana, cyangwa se kugira ngo usobanukirwe Imana, ni ukubanza kwitegereza iby'Imana yakoze, bikagutera kwikunda no kuyikorera. Rero nawe niba uri umuntu w'Imana, ukwiriye kugira imirimo myiza, kugira ngo abashaka kumenya uwo uri we babimenyere ku mirimo myiza, bashingiye ku byo ukora ndetse bashingiye no ku byo uvuga. Imana yatudufashe kandi tugire neza cyane. Turasoje, reka dusenge Imana. Uyu munsi wa none ahari Imana yagusura ikaguhindura, igahindura uwo mutima wawe, ikagukura mu byaha, kuko ngo kera Imana yaduhinduye ubwoko, idukuye mu mwijima ahataragaragaraga. Uyu munsi ushobora kuba uri mu byaha ndetse uri gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko uri kubikora kuko ukiri mu nzira ngari. Niwasobanukirwa iri rembo rifunganye, ugasobanukirwa iyi nzira ngufi cyane cyangwa se inzira ifunganye, bizagutera guhindukira. Ibyo wakoraga bikubereye nk'ibyaha utangira ubibone bikunukira, ibyo wari ufite ukunda bitagira umumaro utangira ubone ubizinutswe. Ukunda Imana, iga gukunda Imana kandi wige kugendana nayo. Utangire gahoro gahoro wibuza bimwe mu bikubujije amahoro, wibuza bimwe mu bitagira umumaro, kandi uzabona inyungu nziza, kuko mu gakiza harimo amahoro, kandi mu gakiza harimo inyungu, kandi mu gakiza harimo umunezero. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Umunsi wa none ndifuza ko twazahura n'abantu bafite ubuhamya, bambwira ko bakurikiye ibi byigisho, bakabikurikira neza bitonze uhereye ku cyatangiye kugera ku cyanyuma, bakagira ibyo bakuyemo, ndetse bikababera inzira y'urugendo rw'agakiza mu gutangira uru rugendo, ndetse bikababera byinshi mu bizatuma babaturwa mu bubata bw'isi n'ububata bwa Satani. Iri jambo ry'Imana tubwira ngo dufite abanzi batatu: ni iyi si turimo, ni umubiri wacu, ndetse na Satani utuye muri iyi si. Ibyo byombi nubasha kubisuzuma ukabibona neza, bizagutera kuzinukwa imimerere y'ab'isi. Ushake ubuntu bw'Imana kugira ngo abe bwo bukuyobora. Umwuka wera agufashe kandi akuyobore, akwigishe ku manywa na nijoro. Tugiye gusenga Imana. Ndashima cyane mbere yuko nsenga nsoza, ndashima cyane abantu bakomeje kugaragaza ko turi kumwe mu butumwa bwiza, bakomeje gukurikira ubu butumwa bwiza. Kandi ubu butumwa bwiza si ubwanjye, kuko ijambo ryambwiye ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ntabwo ari ubutumwa njye mvuga bwanjye, ahubwo ndavuga ijambo ry'Imana, ndavuga ibyanditswe byera bitugaragariza imirimo y'Imana, ndetse binatwereka uko dukwiye kugenda kugira ngo umuntu w'Imana abatunganye afite ibimukwiriye. Imana idufashe. Tugiye gusenga Imana. Ndabashimiye rero mwebwe mugikomeje kubana natwe kuri uru rubuga, kandi mugikomeje kugaragaza ko iby'Imana ikora n'ibyo ivuga ari byo mukwiriye kugenderamo. Ibyo ndabihamya kuko njye narabibonye. Imirimo y'Imana irahari, ibitangaza by'Imana birahari, ndetse birakoreka, kandi ikoresha abantu ngo bikoreke. Ariko abo bantu b'Imana nibatungana, iyi si izaba paradiso. Reka dusenga Imana. Turasoje. Mbese wowe uyu munsi waba wifuza kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Mbese Imana waba uyisobanukiwe? Mbese urashaka gukizwa? Emerera Kristo akuyobore, wihane ibyaha kandi ubireke, kugira ngo wakire agakiza. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo agakiza ni impano Imana iha umuntu wihanye ibyaha ku buntu, nta kiguzi gasaba. Iyo wamaze kwihana ibyaha, ukamara kwihana ibicumuro byawe, ukamara kwiboneza ukitunganya ukemerera Imana, ngo agakiza ni impano Imana iha umuntu wihanye ibyaha ku buntu, ntabwo kagurwa amafaranga. Ikiguzi cy'agakiza ni ukwihana ibyaha ukabireka. Uyu munsi
niwemerera Imana ukihana, Imana irabana nawe kandi iragusura kandi irakuyobora ku manywa na nijoro. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, urera urakiranuka, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushima n'ibyo ushaka birusheho kuba mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uyu munsi wa none ubwoko bwawe turi imbere y'amaso yawe, twaganiraga ku byanditswe byera, twarebaga ku irembo rifunganye, twarebaga ku nzira y'agakiza, twarebaga ku buhanuzi, twarebaga ku bw'uzabuje gutwara itorero. Tubonyemo ingero nyinshi ndetse tubonye bimwe mu byatubatuye ko kera tutari abantu, uyu munsi tukaba turiho ku bwawe Kristo, ndetse no ku bw'ijambo ry'Imana ryagwiriye ku bantu rikababatura. Nyemerera rero ushyigikirira ijambo ryawe, abaryumvise, abazaryumva bazagubwe neza, bazabona igisubizo, bazaruhuke, bazabona amahoro, bazabona imbaraga zo kubasha kubatambutsa mu irembo rifunganye. Ijambo ryambwiye mu irembo rifunganye ngo ni irembo rijyana abantu mu bugingo, ngo kandi riraruhije, ngo abarinyuramo ni bakeya, kandi nk'abanyura mu irembo rirambuye ndetse irembo rinini, ngo rijyana abantu kurimbuka, ngo kandi abarinyuramo babaye benshi. Nyemerera uyu mubare mukeya wemeye guca mu irembo rifunganye, ugenda imbere, Mwuka Wera uyobore, ubaha imbaraga, ubaneshereze, ubatsindishirize. Mwami Yesu Kristo, Intama w'Imana, amaraso yawe abatwikire, imbaraga zawe zibabonekeho, bwiza bwawe bubabonekeho, kugira ngo ubwo uzabuje gutwara itorero bazagaragare nk'abagukoreye kandi bazagaragare nk'abahindutse koko abakozi bawe bo muri iyi minsi. Ndabasabira imbaraga, ndabasabira kubihagararamo, n'abayobye Mwami Imana bageze mu bihe byo kwikunda, bageze mu bihe byo kuvuga ubutumwa nabi, wongere ubasure, ubasubiremo, kugira ngo uzabuje gutwara itorero ngo bagaragare nk'amasega, ahubwo bazagaragare nk'ubwoko waronse witoreye, ubwo watoranije, kuko twabonye neza ko ngo turi ubwoko watoranije mu ishyanga ryera, ngo kugira ngo dukore imirimo myiza, kugira ngo tuvuge ubutumwa bwawe. Nyemerera rero kuri uyu munsi dusoze tuvuga ngo amahoro n'ubuntu bw'Imana burusheho kuba mu bantu bawe, abatarakumenya ubahe kukumenya, kandi abatarakizubahe gukizwa. Nsoje rero Mwami, nsabira amahoro abo bose, nsabira amahoro igihugu cyacu cy'u Rwanda, nsabira amahoro Mwami abari bayaburijwe n'ibyaha, kugira ngo bahindukire bakumenye, kandi ubwo uzabuje gutwara itorero tuzagaragare tutariho urubanza. Urakoze Uwiteka Imana, ngaho komeza ubane natwe, urushaho kutunezeza, urushaho kutwegereza ibidukwiriye. Dore iminsi turimo ni iminsi ya nyuma, ubwo abantu bihugiyeho. Kangura ubwoko bwawe, kangura imitima y'ubwoko bwawe Mwami Imana, bazagaragare batsinze kandi batsindishirizwe. Urakoze rero, ngaho bana natwe, urusheho guha amahoro igihugu cyacu, urusheho guha amahoro Mwami isi yose. Nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibibazo ari byinshi, ariko nzi ko kuri wowe ari nta kikunanira kandi ari nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Urakoze kuko wumvishe gusenga kwacu kandi kuko ushyigikira ijambo. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabyemo twizeye, amen. Nubundi rero tumaze gusenga, dusoje iki cyigisho twaganiragaho kivuga ko ku irembo rifunganye, nagira ngo nubundi abo dukomeje kubana mbabwire ko tugifite byinshi byo kuganiraho ku bijyanye n'ubutatu bwera, ku bijyanye na kamere n'imiterere y'Imana mu butatu bwera. Kamere n'imiterere y'Imana mu butatu bwera ntabwo ari igice gito, ahubwo ni igice kirekire. tuzagenda tuganiraho ingingo ku ngingo. Bwashize twaganiriye kuri kamere n'imiterere y'Imana mu butatu bwera, hanyuma ubutaha tuzongera dusubiremo tugende tuganira ku zindi ngero zishobora gutuma umuntu asobanukirwa ubutatu bwera, kandi noneho tugaruka turebana buri ruhare cyangwa se buri butatu cyangwa se buri ruhare rumwe mu butatu, imikorere yarwo ndetse n'uruhare rufite mu bijyanye n'ubuyobozi bw'Imana. Imana ni Imana imwe mu butatu, ariko buri gice cyayo gikora mu mwanya wacyo kandi nanone bikuzuzanya. Ntabwo Mwuka Wera akora wenyine, nta nubwo Yesu akora wenyine, nta nubwo Imana ikora yonyine, ahubwo Imana ikubiyemo bwa butatu bwera ifite uburyo ikora mu butatu bwayo.
noneho niba aho umwuka wera ari, akenshi uzasoma ibyanditswe byera wumve wenda umwanditsi yatangiye avuga ngo nuko numva umwami Imana ambaza ati, nuko bigenda bityo bijya, ariko ngo ageze mu kindi gice ukumva yahise ashyiramo ngo mwuka wera arambwira ati. Hanyuma iyo turi kumva ubwo busobanuro rero mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, mu bijyanye n'ubutatu bwera, harimo ingingo nyinshi zigenda zigaragara, aho ushobora gusanga umwami Imana, nuko umwami Imana arambwira ati, nuvuga ngo mu ijambo umwami Imana arambwira ati harimo Imana ubwayo, hakabaho n'umwami Yesu. Hanyuma wagera ahandi hakubwira ngo umwuka wera arakora, cyangwa se nuko umwuka wera w'Imana, nuko umwuka wera w'Imana araza arakora. Aho naho iyo uhageze uhita usanga n'ubundi turangiza gushyiramo bya bika bitatu bigize Imana imwe mu butatu. Hahita hazamo Imana Data, hagahita hazamo umwana ari ryo jambo ry'Imana, hagahita hazamo na wa mwuka wera. N'ubundi ugahita usanga ntabwo Imana ikora yonyine, cyangwa ngo umwuka wera akore wenyine, cyangwa ngo na Yesu akore wenyine bibe Imana eshatu, ahubwo byose mu mikorere yabyo biruzuzanya, ugasanga ni ubumwe bw'Imana imwe mu butatu. Niyo mpamvu buriya abayisilamu akenshi bakunda kubigarukaho bakavuga ngo ni Imana imwe, Imana itabyara itabyarwa, kandi Imana imwe rukumbi. Uko ni ukuri rwose, ni n'ijambo ryiza, ni nako dukwiye gufata Imana. Ariko kugira ngo dusobanukirwe ndetse turusheho gukunda Imana, ni uko dusobanukirwa imikorere y'Imana mu butatu bwera. Icyo cyigisho rero twakiganiriyeho, hariho ibice bibiri byacyo kuri YouTube. Hariho igice cya mbere n'icya kabiri, tugiye gushyiraho igice cya gatatu n'icya kane kugera ku cya gatanu. Ariko mbere yuko tubiganira, n'ubundi nagira ngo mbararikire ko n'ubundi mu gihe ubwo tuzongera kubonana, tuzabonana dukurikizaho ibice bindi bikomereje kuri 6 na 7, kuko ni icyigisho kirekire kizafasha abantu gusobanukirwa ubutatu bwera, cyangwa se Imana imwe mu butatu. Kandi Imana yitwa ari Imana imwe, tuvuga ko ari Imana imwe itabyara ndetse itabyarwa nk'uko abandi babyizera, n'ubundi kandi tukagaragaza ko iri mu butatu, ntabwo ari Imana eshatu, ni Imana imwe mu butatu. Tuzagumaza rero kurushaho kuganira no gusobanukirwa. Abazaba ndushaho kongera kubabwira ko abazaba bari kureba iki cyigisho bafite ibindi bibaza badasobanukiwe, bazajya bandikaho muri komenti kugira ngo tuzagutegura undi munsi wo kuganira ku byanditswe byera, tuzabashe kumenya ibyo mukeneye ko tubasobanurira, twongere tubafashe gusobanukirwa. Imana irusheho kumeza kutwuzuza ubumwe, cyangwa se guhuriza hamwe imitima yacu kugira ngo dusobanukirwe icyo dushakaho. Imana rero dufashe kandi tugirire neza cyane. Ibyanditswe byera byose birahumetswe n'Imana kandi bigirira umumaro umuntu, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, n'uwo kumutunganya, n'uwo kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse rwose afite ibimukwiriye byose. Iyo niyo ntego yanjye nkanjye ubabwiriza y'ubutumwa bwiza, kandi nk'uko Imana yabuduhaye. Intego yanjye ni iyihe rero? Ni iyo kumenyesha abantu ibyanditswe byera, kugira ngo bibamenyeshe cyangwa bibigishe kandi bibahanire gukiranuka, kandi bibatunganye, kugira ngo muboneke mu maso y'Imana mutunganye rwose, kandi mufite ibikwiriye, kugira ngo Imana ibibone nk'abakozi bayo, cyangwa nk'abantu Imana yaremye, cyangwa nk'abavuga butumwa bakwiriye, nk'uko twaze tubiganira mu ijambo ryatambutse. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Murakoze cyane. Reka n'ubundi ubwo dusoze tuzasubire ubutaha. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Imana y'amahoro ibahe umugisha.